Hello, hello, ndabasuhuje nizere ko muri amahoro aho muherereye. Mbahaye ikaze ku Ikamba Blooms TV. Nari mbakumbuye cyane. Namwe kandi ndabizi neza ko mwari munkumbuye. Haraciye igihe tudaherukana, haraciye igihe tutaganira, haraciye igihe mutambona. Ariko ubu ngubu naje rero. Uyu munsi ndumva nifuza kwirirwana namwe, kugendana namwe, kuganira namwe. Ni ukuri na mwari munkumbuye namwe mubinyereke muri commentaire. Dukomezanye rero nkuko nabibasezeranyije uyu munsi tugiye gutemberana. Ndabajyana mu gishanga, muravuga se Sylvie noneho agiye kutwereka ibikeri cyangwa ni ukuri ndabereka ibintu byiza kandi binejeje amaso yanyu. Hari benshi bakunda indabo nkanjye. Uyu munsi rero ngiye kubatembereza, murebe uburyo dukoramo indabo, murebe uburyo tuzitegura, murebe uburyo indabo ari nziza. Twagiye rero ntimukureho. Kandi nkuko munkunda, ni ukuri ibiganiro mujye mukora share, mukore like, mukore na comment kugira ngo bigere ku bantu benshi, kugira ngo muba munteye inkunga ikomeye bikagera ku bantu benshi bakaryoherwa bakamenya ibyiza tubagezaho. Tugendane rero uyu munsi twagiye. Nkuko mubibona ahangaha ni mu gishanga, naho twororera indabo, ni muri pepiniere. Muri kubona indabo nziza zirabije, muri kubona amaroze, muri kubona amapisiriri, uburyo bwinshi bw'indabo, ubwoko butandukanye. Indabo rega ni nziza, indabo zitanga ubuzima, indabo zitanga umunezero. Indabo nawe utazikunda ni ukuri ndazigukundishije. Uzaze unyegere nkwereke ukuntu indabo bazitaho, nkwereke ukuntu indabo rwose ari umutako mwiza. Ushobora gutaka mu nzu yawe, ushobora gutaka ku kazi kawe, ushobora gutaka muri jardin yawe hanze, ku buryo niba wibakiye inzu yawe nziza byibuze usohoka ukabona ahantu h'icyatsi, ahantu hasa neza, espace river, espace nziza cyane. Rero ntukajye ukuraho urushinge rwawe ku Ikamba Blooms TV. Tujye dukomeza kubana kugira ngo ugende wunguka byinshi kandi byiza. Uyu munsi rero ngiye gutegura. My God, ni ukuri nturambirwe, tugendane, ntusige njyenyine, ntusige mu nzira, unyemerere tugendane kugira ngo uze kureba ibyiza ngiye kubagezaho. Ngiye gutegura rero ahantu heza, ndaje mbereka ukuntu hameze mbere yuko tuhategura. Ariko mbere yo kuhategura, reba uburyo ntoranya indabo, kandi utoranya indabo ukurikije aho ugiye gutegura. Niba ari ahantu haba izuba ryinshi, niba ari ahantu mu nzu, niba ari ahantu hanze muri jardin, buri indabo ziba zifite ahantu zikunda. Indabo buriya mwari muzi ko zifuha. Indabo zikunda urukundo, zikunda abantu bazikunda, zikunda urukundo. Iyo uri kuzuhira ufite umutima mubi, ni ukuri zirakunanira zikuma, ziba zishaka uzisekere, uzikoreho, mbese nazo zibone kuzitayeho, nibwo zigenda zirushaho kuba nziza. Uyu munsi rero nkuko nabiberetse mu ndabo nateguye, ubu ngubu ndi kuzipakira mu modoka. Ni ukuri n'amavaze bijyanye, munyemerere tugende tugerane ahantu ngiye gutegura. Inshuti zanjye, ndabizi neza turacyari kumwe. Mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye. Muri kubona aho amasaha ageze, twatangiye hari kubona, ariko ubu ngubu bumaze kugoroba, bumaze kwira, ariko akazi tugomba kugakora. Ni ukuri nawe niba uri umudamu, niba uri umukobwa, niba uri umugabo, niba uri umusore, akazi niko ka mbere. Gakorana umwete kandi ugakore neza. Rero ntabwo navuga ngo burije ngo ndekeye gukora ngo nzongere ejo. Ni byiza wenda n'ejo tuzakomeza, ariko tugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo dutange ibintu byiza kandi bisa neza. Rero murabibona nk'aya mavaze kuyapakira no kuyapakurura, murabona ntago byoroshye. Hari ukuntu aremereyemo indabo, muri kubibona bari kuzishyira hasi, ariko turahageze, tugomba kurara duteguye. Rero muri kubona ahantu tugiye gutegura ntago hari kugaragara neza kubera bumaze kwira, ariko mbijeje neza ko nzabereka ishusho ya nyayo bisa neza. Karibu rero dukomezanye, mukomeze mubane nanjye. Nyemerere dutemberane ahantu mumaze gutegura, murebe ukuntu twahagize heza, murebe ukuntu hari ubuzima.
murabona hari indabo zigiye zitandukanye, utubuye twiza tw'umweru, indabo ziba mu nzu zitangirika kubera inzu. Rero murabona uyu mutako, uyu muteguro, aya mabuye ari kumwe n'utu tuvaze, ariya mavaze maremare, noneho hagati ugashyiramo utuvaze dutoya duteyemo tuno duteke. Murabona ko hari ubundi bwiza bigaragaza, byajyana n'irange, byajyana n'aya mataburo arimo n'uburyo hasa, ukabona ko ari byiza kurusha. Rero golden rero ni ururabo rwiza rubera ahantu hose. Ushobora kurushyira hanze muri jaride, ushobora kurushyira kuri terasi, ushobora no kurushyira nka hano. Urabona ko ari mu nzu mo hagati, cyane cyane iyo ruri mu nzu rugira ibara ry'icyatsi cyane, rusa icyatsi. Noneho waba warushyize hanze kubera izuba, nyandi uzabonamo akabara k'umuhondo. Kariya akabara ka gold nako gatuma rugaragaza ubudasa bwarwo. Rero naruteye hano mu ivaze nziza, ariko murabona n'uburyo hateguye. Ni ahantu heza cyane waruhukira wifuza ahantu ho gusohokera, wifuza ahantu ho kuganirira n'inshuti zawe, wifuza ahantu wajya ukaruhuka. Abantu bakunda umuziki hari aho mwabyinira, abantu bakunda kofi harahari, ahantu wakicara ugasangira n'umuntu petit déjeuner, mugasoma ka kawa. Ibyo byose birahari hano muri Coco Bean. Rero ni byiza kuhaza, kuko noneho muzasanga nanahateguye nk'umuntu w'inshuti yanyu, kandi nahateguye neza. Murabona hano twahateye pasiparumu. Izi rero ni indabo nziza ziba mu nzu, zigira ururabo rw'umweru, kandi murabona ko zigaragaza ubwiza. Hari icyatsi, urabona ko zitandukanya nyine aho abantu bamwe bakicara n'abandi, ukabona ni ubundi bwiza budasanzwe. Rero twarakomeje turategura, tugera no mu zindi ndabo. Murabona ahangaha naho hari akantu keza kubatse neza, ariko ubona ko hakeneye kuba umuntu yahashyira indabo. Naho ntago nahihoreye, narahateguye ku buryo umuntu yicaye akazuba katamugeraho, kandi nanone akaba ari kureba ubwiza. Nahateye indabo z'icyatsi, murabona ko zisa neza. Ni ukuri nizikura, izi ngizi noneho icyiza cyazo zirakura zikuzura, zirabyara zikanazamukaho gatoya, ntabwo ziba ndende cyane, ku buryo uba ureba ari ibintu byiza cyane. Izi ndabo za fujeri ni indabo nziza, zisa icyatsi kandi zirabyara zikuzura, ku buryo uzaba ureba hari ubwiza zatanze mu buryo budasanzwe. Munsi yaho nahashyize ivaze nziza iteyemo maranta. Ni ukuri aka karabo ndagakunda, kubera iyo izuba rivuye kararabya kakibumbura, ukabona ko gasa icyatsi, ariko bwakira ruribumba ukabona rwazanye rouge bordeaux, ukabona nabwo n'ubundi budasa bwarwo. Ni ururabo rwiza rero, ukomeze dutemberane. Twashyizemo indabo zitandukanye, kandi murabona n'uburyo intebe hano ziteguye ni byiza, uburyo zijyanye n'ameza. Tuhatereka nanone n'amavaze meza, ariko tubona mu buryo bwo gutuma hasa neza kurenza, dushyiramo imigano, tuyisiga irangi ry'umukara kugira ngo tujyanishe n'uko hasa nyine, kugira ngo umuteguro urushe kuba mwiza. Murabibona hari amatara meza, hari uburyo bwiza buteguye bya kinyarwanda, ku buryo ubona ko ari ahantu heza wasohokera, ari ahantu heza wakishimira, kandi nanone ukabona ko n'umuntu wahateguye ibyo akora bize. Rero mukomeze muze dutemberane, nkomeze mbereke ubwiza. Rero wakibwira ngo umuntu ategura ahantu hagaragara gusa, ariko no mu bwiherero buriya turahategura, kuko hari utuvaze tuba ahantu ushobora gushyira mu biro, ushobora gushyira muri dushe, ushobora gushyira muri cuisine. Nk'aka ngaka gatema agasineke gasa icyatsi, urabona ko ari ibintu byiza, kandi bituma hari ubundi bwiza umuntu abona, yahinjira akabona ko ari ahantu hadasanzwe. Hari amataburo nayo nk'uko dukomeza tuyamanika. Rero iteka neza nk'uko nabibabwiye, bafite icyo kunywa cyiza gikonje, ubwoko bwose buba buhari, ariko nanone inateguye neza, kandi iteguye mu buryo bwiza bwa kinyarwanda. Nk'abantu ba kera, ubu ngubu hasigaye hari ubundi buryo abantu bategura amaplafo, ukabona ko ari plafo zikoze muri gypsum cyangwa bashyizeho amarengeti, ariko twebwe twabikoze mu buryo bwiza bwa kinyarwanda. Murabona ko ari imigano, hanyuma hakajyaho za mishipiri,
ni uburyo bwiza bwa kera kandi ukabona ko ari ibintu bigaragarira amaso. Noneho washyiraho aya matara ariho tuno duseke ukabona ko ari ibindi bintu bidasanzwe. Washyira ku bikuta amatablo agiye atandukanye ukabona nabyo birazana ubundi bwiza. Rero hagati yo kugira ngo abantu be kuba bored twashyize nabwo urundi rurabo rwiza ruri mu kivaze cyiza, ni ya golden nababwiye, kuko igira ubwiza bwayo budasanzwe. Aha naho aho abandi bantu baganirira tuhatereka ururabo rwa korta. Ururabo narwo ni rwiza, ruba ahantu henshi hatandukanye. Ushobora kurushyira hanze muri jardin, ushobora kurutegura ahantu hataba izuba ryinshi nk'ahangaha kubera hari ibirahure urabona ko izuba ribasha kuhagera. Nabyo ni byiza, nta kibazo rwagira kandi rutanga ubundi bwiza. Urabona ko rusa umutuku, ntago twategura indabo z'icyatsi gusa, tuba twashyizemo n'urw'umutuku. Iyi bujeniya rero nayo ni ururabo rwiza kuko uko rukura rukarabya rugenda rurabya umutuku, ukabona umutuku uvanze n'icyatsi, birasa neza. Aha rero twakomeje tuhategura, murabibona ubwiza buhari. Ni ukuri ndabakangurira kujya muza mukanywera hano agacupa, mukaganira n'inshuti zanyu, mukumva uko Yesu agira neza. Ni karibu rero, tubahaye ikaze muri Coco Bean Restaurant. Muzaze, hari byinshi byiza. Ukeneye ahantu waruhukira, ahantu wanywera ariko uri kureba na piscine nziza, ahantu ushobora kubyinira ariko wajya ureba hanze ukabona ukuntu amatara akubita mu mazi, ukabona nabyo biraguha ubundi bwiza. Ibyo byose nta handi wabisanga uretse hano muri Coco Bean. Ikaba iherereye Kacyiru munsi ya KBC. Abantu benshi murahazi, abanyamujyi benshi murahazi, rero ni ikaze. Kandi nanone mwakoze rero kuntega amatwi, mwakoze kubana nanjye, mwakoze kutantererana. Ni ukuri ibyo mubona mwangiramo inama mubishyire muri comment kugira ngo turusheho kungurana inama, turusheho gutanga ibintu byiza kandi bibereye u Rwanda rwacu. Rero ndabashimiye abo twabanye, ako mbibutsa ngo mukore subscribe, like na share kugira ngo bigere ku bantu benshi. Mwakoze kubana natwe, Sisi arabakunda cyane. Nakagaruka, ciao.